Halo, ino supu muri kubona ukuntu ifashe, muri kubona ukuntu isa neza, ni isupu wafatisha amafiriti, umukati, ndetse n'ibindi bintu dukunda gufatisha amasupu nk'aya. Hanyuma rero ngiye kubereka ukuntu nayiteguye. Izi ngizi ni shufurere, nizo turi bukoreshe, murabona ukuntu zingana. Hanyuma ibi ni ibitunguru, igitunguru kimwe kiringaniye. Hanyuma noneho mfite na tangawize, uyu munsi ntabwo nari mfite tungurusumu ariko ubaye uzifite wazikoreshamo. Hanyuma nkanagira karoti imwe nini, noneho iyi ngiyi ni foromaje cyangwa se cheese. Iyi ni ya cheese ya mozzarella niyo ndi bukoreshe. Dufite na stock cyangwa se broth, iyi ngiyi ni iy'imboga. Ushobora kureba muri comment uko wayikorera, uze kurebamo link ndaza kuyishyiramo murebe. Hanyuma noneho tugiye gutangira guteka. Hano ngiye gukoresha amavuta asanzwe yo guteka, aya ni amavuta y'ibihwagari ngiye gukoresha. Noneho amavuta namara gushya ndahita mbanza gushyiramo ibitunguru. Anga ushobora gukoresha ibitunguru by'umweru cyangwa se ugakoresha ibi ngibi nakoresheje. Tuvange akanya gato ku muriro uringaniye. Hanyuma noneho bino bitunguru ntabwo turi burindire ko bishya, ahubwo turahita dushyiramo na za karoti. Noneho karoti nazo nitumara kuzishyiramo tuvange akanya gato. Hanyuma noneho ahangaha nanone ndahita nshyiramo umunyu. Hano ndahita nshyiramo umunyu. Noneho nindangiza mfundikire ku muriro uringaniye nibuze nk'iminota 3. Tugaruke nyuma ya minota. Hanyuma noneho niturangiza tuvange nanone. Noneho duhite dufata za shufurere nazo duhite tuzisukamo ahangaha. Ushobora kubanza ukazikatamo uduce dutoya cyane cyangwa se ukazishyiramo nk'uku nguku, ariko nuko nanjye byaje kundengaho nakagombye kuzikatamo uduce dutoya cyane, ngira ngo nibyo byakoroha cyane kuruta guhita uzishyiramo zimeze gutya. Naho rero tugiye gupfundikira akanya gatoya ku muriro n'ubundi uringaniye. Twongere dupfundikiro nibuze nk'iminota 3, ariko noneho hano duhite dushyiramo za tungurusumu zacu twari twakase. Hanyuma noneho rero tubone gupfundikira nibuze iminota 3. Tugaruke hano rero twongere tuvange. Noneho niturangiza duhite dufata ya stock tuyisukemo hano. Ahangaha nari nabanje kuyishyushya kubera ko yari ikonje, yari iri muri firigo. Ushobora wenda kuba utarya inyama, ntube wenda wakoresha stock y'inyama, cyangwa se utabasha kuyibona hafi, ushobora gukoresha stock y'imboga, cyangwa se waba utayibona cyangwa se utanabikunda ugakoresha amazi. Gusa nyine ntago biba biryoshye kimwe iyo wakoresheje stock, biba bifite umwihariko, biba biryoshye kurusha gukoresha amazi. Tugiye gupfundikira duteke ku muriro uringaniye kugeza igihe biri buze guhira. Ntago biri butinde gushya, bihita bishya cyane kubera ko ari imboga kandi zoroshye. Okay, noneho rero tugaruke dupfundure turebe uko ibiryo byacu bimeze. Ahangaha byahiye. Noneho rero ushobora kubishyira muri blender isanzwe, ukaba wasya muri ya blender isanzwe, cyangwa se waba ufite ino blender ya stick akaba ariyo ukoresha nk'iyi ngiyi ngiye gukoresha. Kugenda ubyimura ubivana mu isafuriya cyangwa mu ipanu ubishyira muri blender, hari igihe ubona bitesha umutwe wenda, cyangwa se blender yawe yoroshye ushyiramo ibintu bishyushye cyane ikaba yasaduka. Iyo ufite kano ka blender ka stick rero uhita ushyira mu ipanu gutyo cyangwa mu isafuriya, noneho ugasya, biroroha cyane. Uretse ko bitwara iminota myinshi, ntabwo ari kimwe no guhita usuka muri blender ngo uhite ubisya. Ahangaha urabona ko
ugenda ubisya gahoro gahoro kugeza igihe byose biri burangirire. Nanone nicyo kibi cy'aka kaburenda karisitike, karatinda. Ngewe aka ngaka mfite karatinda. Hanyuma rero isupu yacu irasa n'igishyushye, nako iranashyushye cyane. Tugiye gushyiramo ya foromaje, nk'uko ko dufite foromaje tugomba gukoreshamo. Hano rero ntabwo wayisya mbere, ntabwo wayisya gutya, ahubwo uyishyiramo nyuma kubera ko haba harimo umwuka ushyushye. Ino foromaje irahita iyenga, urafata akamamiro noneho uvange uku nguku, irahita iyenga. Wenda ubaye isupu yawe watinze wenda kuyisya isa n'iyahozemo, ushobora kongera ugacana umuriro akariro gakeya, noneho foromaje yawe ikaza gushonga iri ku kariro gakeya. Murabona ukuntu isosi yacu iri gusa neza, uburyo bworoshye cyane watekamo isosi. Hano ushobora isupu ni isupu, hano ushobora guteka shufurere gutya, cyangwa se ugakoresha na borokori muri ubu buryo. Muri kubona rero ko ari isosi yoroshye, isosi itagoye, kandi isosi wafata kuri lunch, kuri dina, cyangwa se mu gitondo nka breakfast. Rero kandi nanone ushobora kuyifatisha ibintu byinshi bitandukanye. Ushobora kuyifata iriho amafiriti washyize, wenda ari nk'amafiriti watetse. Ushobora kuyifatisha umukati, abantu bakunda amandazi nabyo ni sawa. Mbese murabona ko ari isosi imeze neza cyane. Mwakoze kubana nanjye, tuzasubira ubutaha. Bye bye.